inshuti bakunzi ba Disentence twongeye kubasuza kandi twongeye kubaha ikaze ndetse kandi n'ababa bari bwa mbere bageze kuri channel yacu tubaha ikaze tubasaba kanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kubageraho kandi bagereho ku gihe nk'uko bisanzwe kandi nk'uko twabyemeje tubagezaho amakuru atandukanye tubagezaho amakuru y'ibikorwa remezo bitandukanye. Uyu munsi rero twari tugiye kuvuga ku bikorwa remezo bitandukanye cyangwa se imishinga minini cyangwa se mishyashya igihugu gifite rwego rw'ubwikorezi cyangwa se transport. Ko transport turabizi ni ikintu kinini gifatiye igihugu runini, ko niho dusanga ibiraro, niho dusanga imihanda, niho dusanga ibikorwa remezo cyangwa se byinshi bitandukanye bifasha urujya n'uruza, kuba abantu bava mu karere kimwe cy'igihugu cyangwa se hirya no hino bashaka kugenderanira, yaba ari umusaruro, yaba ari ibyo bashaka gukura ahantu cyangwa se abantu bashaka kugenderanira. Ibyo byose niho dusanga cya gice cy'ubwikorezi cyangwa se transport. Ubwo Minisitiri muri Minisiteri y'ibikorwa remezo ariwe Dr. Nsabimana ku tariki 25 z'ukwa karindwi uno mwaka wa 2023 yatangaje ko hari ibiraro cyangwa se Pedestrian Bridge cyangwa se inzira z'abanyamaguru ziciye mu kirere cyangwa ibyo twakwita ibiraro by'abanyamaguru bigiye kuzashyirwa ahantu hatandukanye mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi hatandukanye. Bigaragara ko mu muhanda hagaragaramo umubyigano, yaba ari w'abanyamaguru, abambuka bashaka kwambuka cyangwa se ibinyabiziga biba byinshi. Mujya mubona ko hari cyane mahuriro y'imihanda hajya habamo umubyigano, abanyamaguru bashaka kubyigana n'amamodoka ku buryo bigorana, ugasanga mutiyaje yabaye nyinshi, yaba ari amamodoka cyangwa se abantu nabo byabagoye kwambuka, cyane cyane nk'ahantu hegereye ibigo by'amashuri cyangwa se insengero cyangwa se kuri gare. Ubona ko abantu iyo bashaka kwambuka baba benshi, bigatuma haba ambutiyaje y'amamodoka cyangwa se bikaba byanaviramo kuba haba impanuka zitandukanye bitewe n'uko urujya n'uruza rwabaye rwinshi cyangwa se umuvundo wabaye mwinshi mu muhanda. Mu buryo bwo gukemura ikibazo rero, Minisitiri Nsabimana yavuze ko hari umushinga wo kubaka ibi biraro cyangwa se izi nzira z'abanyamaguru. Umushinga ugeze kure, bikaba uri mu rwego rw'inyigo cyangwa se uri gukorwa mu buryo bwa study. Akaba yaratangaje ko hari uduce dutandukanye two muri no Kigali tuzatangirirwaho, harimo nka Gishushu. Mubona ko ku Gishushu ari ahantu hakunze kuba ambutiyaje y'amamodoka menshi ndetse n'abantu baba bashaka kwambuka bikagorana. Ndetse kandi hariho no kwa Rando, hariya kwa Rando no mubona ko abantu benshi, haba urujya n'uruza rw'abantu batandukanye, amamodoka, kubera ko ni mu mahuriro y'imihanda itandukanye myinshi. Ibyo byose rero bituma haba umuvundo cyangwa se haba urujya n'uruza rw'abantu, yaba ari abanyamaguru ndetse n'amamodoka. Ndetse noneho ahandi hibanzweho cyane ni muri Nyabugogo. Muri Nyabugogo naho yatangaje ko umunsi gare izaba yamaze kubakwa, dore ko hari umushinga wo kuyubaka cyangwa se kuyivugurura ikajyanishwa n'icyerekezo. Iyi gare nimara kubakwa izahabwa na rompuwe ifasha mu modoka kwinjira muri gare ndetse no gusohoka, ndetse n'urujya n'uruza rw'izindi modoka zaba zikomeza, ko hari ahantu hahurira imihanda itandukanye. Rero aho ngo nihamara gutunganywa, hamaze kwagurwa, hamaze kubakwa neza, naho hazashyirwa cya kiraro cyo hejuru, cya kiraro gifasha abanyamaguru, kuko uwo mubyigano cyangwa se urwo rujya n'uruza ruzaba ruri aho ngaho Nyabugogo ruzaba rukeneye ko naho hitabwaho kugira ngo habe umutekano mu muhanda, ndetse yaba ari abahagenda, yaba ari abakoresha iyo mihanda itandukanye babasha kwambuka mu mahoro cyangwa se mu mutuzo. Ku bijyanye n'umushinga wo kubaka gare, yatangaje ko umushinga wo kubaka gare wiswe Nyabugogo Transport Hub. Uyu mushinga ukaba warabashije kubona umuterankunga, dore ko umuterankunga wawo ari banki y'isi cyangwa se World Bank. Akaba yaratangaje ko amafaranga yo kubaka cyangwa se gushyira mu bikorwa uyu mushinga yamaze kwemezwa. Ubu ikigezweho akaba ari ukunonosora no gutunganya inyigo kugira ngo bijyanishwe cyangwa se barebe feasibility y'inyigo, dore ko hariho abatangiye kuvuga ko ino gare igomba kuzaba igeretse kugira ngo bibashe guhaza cyangwa se bibashe kwakira urujya n'uruza, dore ko Nyabugogo bigaragara ko iriya gare yamaze kuba ntoya, hakeneye gare yagutse cyangwa se gare nini, kandi hari ahantu umuntu ko ari ahantu hamaze kuba hatoya. Mu bindi Minisitiri yatangaje, yavuze ko ku bijyanye n'imihanda iri kubakwa, yemeje ko ino mihanda iri kugenda yubakwa mishyashya izajya ihabwa inzira z'amagare kugira ngo bibashe korohereza kino cya greening, umujyi uri green cyangwa se umujyi utangiza ibidukikije, dore ko amagare ari imwe mu bisubizo bifasha kuba byakongera cyangwa se byagabanya urwego rwo kwanduza ikirere. Tuzi ko zino modoka zinywa peteroli cyangwa se zinywa ibikomoka kuri peteroli, ziri mu byangiza ibidukikije. Mu rwego rwo kugabanya cyangwa se gufasha igihugu muri wa mujyi wo kurengera ibidukikije, imihanda yose yubakwa, yatangaje ko guhera muri 2024
hagomba imihanda igomba kuzajya yubakwa ifite inzira z'abanyamaguru, ndetse kandi n'imodoka za rusange cyangwa se zizwi nk'amabisi zitwara abantu mu buryo bwa rusange. Yavuze ko zizahabwa igice cy'umuhanda bitarenze 2024, ko imodoka zaba zifite igice cy'umuhanda zicamo, cyangwa se aho bidashoboka hakazashyirwaho amatara afite sensa zumva amabisi, ku buryo bisi nizajya zihagera ya matara azajya ahita yaka, noneho izindi modoka zitari bisi zigahagarara, noneho bisi ikabasha guhabwa inzira yo gucamo. Kumva ko nayo azaba ari tekinoloji, amatara azajya yumva bisi nizihagera ya matara ahe bisi kuba zapasa, izindi zijye ku ruhande cyangwa se zitanga inzira. Ubwo ndavuga izindi modoka zitari bisi cyangwa se zitari imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange, zijye ku ruhande kugira ngo bisi noneho zibashe gutambuka. Kandi byandi bizafasha ko transport izabasha koroherezwa, abantu ntibahagare ku byapa bategereje, cyangwa se ya mirongo tubona muri gare, tubona ku byapa hirya no hino ibashe kugenda ivaho, cyangwa se byorohera abantu rusange kuba babasha gukoresha transport iri publique cyangwa se transport iri mu buryo bwa rusange. Urumva ko ibyo byose ni bimwe mu mishinga Minisitiri w'ibikorwa remezo yatangaje mu buryo bwo korohereza transport, kugira ngo abantu banogerwe, cyangwa se yaba ari impanuka ziri mu muhanda, yaba ari urujya n'uruza mu muhanda bibashe korohera abakoresha umuhanda, yaba ari abatwara amamodoka ndetse n'abagenda mu mihanda, kuko abagenda mu mihanda ntabwo ari abatwaye imodoka gusa, n'abanyamaguru ndetse n'abamagare bose bakenera umutuzo ndetse n'umutekano mu muhanda. Bakunzi ba DCNTNC rero dukomeje kubashimira, kandi dukomeje kubashimira abakanze subscribe ndetse n'abatari bayikanda. Twizeye ko mugiye kuyikanda akanya turi kuvugira nga, tuzi ko mugiye gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byose tubagezeho bijye bibageraho ku gihe, ndetse dukomeze kubana namwe, yaba ari mu makuru tubagezaho, mu biganiro tubagezaho, ndetse no kuri byinshi dukomeza kubagezaho. Twizeye ko mukomeza kubana natwe. Murakoze, n'ikiganiro cy'ubutaha. Bye bye, ciao ciao.